mfite inyota yo kuzarya miliyoni y'idolari y'ituro. Ibyo bintu mwirwa mwivugisha nzanayirya cyane. Israel igiye kurwana na Iran, Imana ikanyereka ko nzamuye ibiganza nka Mose batsinda urugamba, nahita mbaca ituro rya miliyari y'idolari. Byo naranje no kubipanga, nahita mbaca ituro rya miliyari y'idolari nkagani kandi mushyiraho nayo gukata, nahita bagashyiraho nayo gukata, mushyiraho nayo gukata. Nka Kisekedi mpaye akamiliyari k'idolari, sinzi ko nta gacakira. Manza nagacakira musengera agatsinda, azongera asengera M23 ikagenda nayo ikamufukuza. Ariko humve ngo mu bwami nta kibusa kibaho. Ngo buri mu pasteur ngiye muri Israel, yego dusengera Israel, waragoryamye. Nago nanasenga isegonda rimwe nsengera Israel yabicanye. Niba jye banabita abayeskora ba pasteur, mujye mwihangana munabyemera. TMP idio gusengera Israel. Yeska nongere gusuhuze, ye ni ku Ngoma TV show, nge ndi Emi Twahirwa wongeye kugaruka. Ikiganiro cyo ni All Gospel Life Today. Kuri kamera muri muhabona ni Apotre Mutabazi. Tukugira amahirwe kongera kwakira uyu munsi. Apotre, ndagusuhuje. Ya ndakwikirije kandi Yesu ni umwami aracyari ku ngoma, ntukajye ugira ikibazo. Aracyari ku ngoma. Turi mu mpera z'icyumweru, hari ibitangaza cyangwa se ituntu mvuti muri iki cyumweru Imana yamfashije ibingibi. Bose navuga guteretse kwa navuga ejo nagiye ku munzani bansangana 203, urumva. Gusa bikanyibutsa yuko Imana yigeze kugiduha amasezerano jewe na madamu ko izatubyibushye. Izababyibushye. Mu gihe abandi babyibuha ari ibibazo cyangwa bakabyibuha bakisanga babyibushye cyangwa twe twari twarashize twarameze nabi ku buryo bigeraho Imana ivuga ngo nzakubyibushye. Ibiro bicya wagize n'ibiro. Byemere kandi hari umuntu wabyumva kumva ari ibintu bisekeje. Nk'urugero, hari umuntu Imana avuga ati nzakugira miliyarderi. Ubu mwana wa Rujugira upfuye ejo bundi Imana yabimubwira, kandi already uvuka kuri miliyarderi. No. Iriya nzu yahari ya UTC ihagaze agaciro ka $20 izo ni miliyari 24. Wenda tuvuge ko harimo ibibazo by'imanza, tujye mu zindi. Mu Uganda yagiye guhinga ashoramo miliyari 20. Yashoye mu bihugu 27 buriya yarafite abakozi 7,000. Rero Rujugira afite abakozi 7,000 barya kuye. None ka nkubaze, umwana w'Imana yamwe nzabugira miliyarderi kandi uvuka already ibyo ngiye uhagaze miliyari yabihaye igisekuru cyabo. Ibyo bintu rero abantu bagiye babyumva. Ubu umuntu uri muri Amerika wavukiye muri Amerika, Imana yamubwiye ngo nzakujyana muri Amerika. Ubuse uza amasezerano abantu bicanye hano i Kigali ngo mwana wanjye nzakujyana Amerika, akajya ajya no kwishyuza amasezerano. Ariko aka kantu mugani kuno abantu barababeshyanya ngo nzakujyana ndaguhanurira ko uzabona aka kantu. We Imana iravuga. Kubwa Yesaya yajyaga ivuga ngo nzazana umukiza, none si yongera bitubwira uyu munsi kandi umukiza yaraje. Hako nyine niba umukiza yaraje. Mese yaracecetse. Yatubwira ngo uzaceceke umwaka ure kutarwara ubwanga cyangwa kanuka mu kanwa. Uyu Imana niyo yajya guceceka. Igaceceka ibibazo bihari. Yanavuga ku byo muri Kongo cyangwa ikavuga kuri byo muri Iran na Israel. Iyabura ibyo ivugaho. Umugani cyane ko iyo bigeze nko ku ntambara aho Imana ibihari cyane. Buri ntambara yose ibaye mu isi Imana ifite uruhande ishyigikiye. Uravuze ngo intambara ibaye ku isi Imana ifite uruhande ishyigikiye. Yego. Reka biragenda na topic yanjye nifuzaga cyane uyu munsi. Kuko tuzi neza ko ku bantu bemera Imana ishaka ko rutsinda. Reka nkoresha iryo jambo. Ntabwo ngo niyo rushyigikiye sinayo ishoza intambara, ahubwo hari uruhande iba iri guha gutsinda cyangwa se yo ibireshyikira ngo rutsinde. Uriko ko Mose yajyaga azamura amaboko. Yego. Ngo Yosuwa ari kurwana hasi agatsinda. Ngo yamanura amaboko Yosuwa agatsindwa. Bivuze ngo ntago bidependinga kurwana kwa Yesuwa n'ubuhanga akoresha gusa. Biranadependinga no ku Mana ngo binyuze mu maboko ya Mose uzamuye amaboko. Abantu ntago icyo kintu bacyumva. Niyo mpamvu babwiye ngo dusenge, nyine bo bumva bakizerera ngo bamwe biringira amagara abandi bakiringira amafaraje. Yego. Ariko twebwe twiringiye Uwiteka Imana. Imana yageze naho itanga insinzi kwa Gideon afite ibindi nimuri. Nko gushaka kwereka abantu ngo ntimukiringira amaboko yanyu. Ngewe nashatse watsindwa ababembe ngo baje birukanga. Abantu bari bajye bareka kwigira abahatari. Kuko njyamo nari abantu bigira abahatari hano ku isi.
twe turakubita. Oya, hejuru yo gukubita wanje ugashyira amavi hasi aricyo bitugutwaye. Ngari kuza imyitozo duhagaze ntacyo urayifite ariko washyira amavi hasi. None se uvuga ngo ufite imyitozo utekereza ko Roman Empire itagiye hasi? None se ufite imyitozo irenze iya Roman Empire kukurwana? Ari Amerika, ari Israel, ari uwo ari we wese wibwira yuko azi kurwana, ajya abanza kumenya nimba Imana iri mu ruhande rwe, ajya abanza kumenya ko atigize igitangaza ngo arenganya abantu. Urwana intambara z'ukuri, nurangiza usenge wicishe bugufi, nurangiza witoze rwose, ubundi urebe kudakubita umuntu kakava. Nurangiza witure nk'urugero, reka mvuge nk'intambara wabuze. FPR za kubohora u Rwanda, Imana iri inyuma ya FPR, donc resultat baranatsinze, tubyoroshye twagiye aho have. Ndabizi abantu habavuna cyane, harabavuna kwatekerereza vayo. Kongo hagati ya M23 na Kisekedi, Imana iri inyuma ya M23. Kisekedi bazamukubita, bamututire, bazamukubita imara zote. Aho twahavuye bizagaragazwa na resultat. Ko ruracyambikanye. Twagiye hagati y'Uburusiya na Ukraine. Intambara ijya gutangira, Imana yarambwiye iti niyo Amerika yakimanukira Uburusiya ntibwatsindwa. Kabiri, mu mboni y'Imana yabonaga Uburusiya bwaratewe uri kwirwanaho, mu gihe abandi ngo Uburusiya ngo bwateye Ukraine. Mu mboni y'Imana yibona Uburusiya bwaratewe na Amerika, yaragombaga kubatsibura. Imana ijya inyuma y'Abarusiya. Ibyo rero bigira kuriya byose, bakiniremo ikarita za geopolitike na politike, bakenesha ibyo bakenesha. Kubundi hari target n'Uburayi, Cyprus zo mu Budage. Amerika yashaka kugira ngo ikubite hasi Uburayi ihereye ku Budage, yo ikora umubare wayo ku buryo bajya hariya ikabashuka bakabizamo, ariko bikarangira babihombeyemo. Kandi uko byaranabaye, Uburayi buri hasi cyane. Turimo turabona ubukungu bwabo bwasubiye inyuma. Hariya rero muri iriya ntambara Imana yari kumwe n'Uburusiya, ari we Bibiliya yita muri Ezekiel 38 Magogi. N'umwami wabwo Gogi. Ariko ntago abaskolazi ba theology turemeza nimba Gogi ari Vladimir Putin. Ushaka kuzaba n'undi muyobozi uzaza inyuma ya Putin ukubita bya hatari, ukubita bya nyabyo, ariko ntacyo Putin ariko Bibiliya igaragaza ko icyo gihe iyo ntambara ya Israel abazarwana n'Abarusiya bafatanyije n'Abaperesi, Magogi afatanyije n'Ubuperesi, hazazamo n'ibihugu bingahe bya Bibiliya ivuga bibiri, ariko iyo tugiye mu bucukumbuzi bwa theology tubonamo ibihugu 5 bya Afrika byanditse buriya ntago ari ibintu rwimba. Ngo hazaba barimo iyitwa Kush na Puth. Bibiliya mufite yanditsemo ngo Ethiopia na Puth, ariko iyo Ethiopia tugiye muri Kush kuko ari ryo zina ryakoreshwaga kera, ntago rivuga gusa Ethiopia, ashobora kuba harimo Ethiopia na Sudani y'Amajyaruguru. Yego. Yes, noneho icyo gihe Puth baba bashatse kuvuga Libya, hakazamo na Tunisia na Nigeria. Rero ibyo nabyo bizaba. Ubuperesi bwo ni Iran yahinduye izina, ntago ari ibintu byo kwirwa wanariza cyane. Ibyo ni ibintu bizwi bigaragara. Hariya muri Ezekiel 38:4 aravuga ngo uwo Gogi, ngo umwami wa Magogi, ngo azaba ari umwami ngo wa Rosh niho bafitanye isano n'ijambo Russia. Ngo kandi ngo azaba ari n'umwami wa Meshek hafitanye isano na Moscow. Ngo kandi azaba ari n'umwami wa Tubar no hari akagezi gaca mu Burusiya hagati kitwa Tubar River, hakaba n'akagi karaho hafi kitwa Tubaresk. Ariko hariya muri iriya ntambara Imana iri inyuma ya Magogi, bivuze ngo Ukraine izatsindwa rwose itsindwa uruhenu, nta n'ikizabyungukiramo uretse Amerika izungukira mu gushyira hasi Uburayi bugakomeza kuzajya wifata nka papa. Kazabigeze kuri success. None nitugera hariya hagati ya Iran na Israel, yego ntunshaka kugira ngo naga Imana irama amakuru ye, ntunshaka kugira ngo twiri inyuma for now. Nifuje kuba nagukoresha nuko ufite aho hure na theology cyane, kandi ukaba nayize cyane ukanayigira muri masters. Hari ibyo intambara zose nazimaze, ariko ndumva zimaze. Reka twigarukire kuri, ariko nanshatse nko kugira ngo Imana yaba hitavuga nizo ntambara zikabitavuze, kandi yaravuze ngo nta kizajya kuba ntabanje kukimenyesha intore zanjye. Bakesurana, Iran na Israel bikesurana, Imana nta kibivuzeho. Waye ntago ariko bimeze.
kuvuga ngo urabuze nta kintu naguheza ariko cyane cyane nk'umuntu wize theology urabizi neza ko iyo bukamana ryose cyangwa se yemeramana rituruka muri moyenoriya niba ntibeshye yego niho rituruka ubwo ni bamwe ni igice kimwe Kristo ubwo ari turi kubona Israel no munsi na Palestine tukaza tukongera tukabona aba Iran n'aba Iraq bose aho idini ya Islam ifite imizi cyane ubwo ni Perusi ba mbere nabo bari kurwana uretse gato ikibazo cyawe iyo hari ibintu kibikinderanje mu mutwe ujya kuvuga nkaba narangariye mu byo ndi gutekereza so nkubwira ngo nasanze bafite 130 nakoze ubushakashatsi nsanga hari uburyo bwiza bwo kubikora yego ababyeyi bacu ntago bigeze bagira ibyo biro ngo bibavangire barahingaga yego bakanahingira abavandimwe barangiza bakanywa ikigage bakagenda n'amaguru umuntu yanagutumira yayishije ukagenda kilometero 10 n'amaguru ugiye kunywa ikigage ukagaruka kilometero 10 n'amaguru nk'urugero abantu batangiye kujya bafata umurongo nahise ko ntababuza kunywa inzoga nimba muzinywa nge ntazo nywa ziranasharira zimena umutwe sha rimwe nereka bukunzoga kabisa ariko ujye wihangana ujye kuvumba Kabuga uvuye Nyabugogo we buri weekend abantu mwese mukora muri office n'abagenda muri Vewiti mwihangane kugira ngo mutazagira ikibazo cy'umubyibuho mujye mujya kuvumba Kabuga cyangwa se ntago wenda umuntu ufite Vewiti ntiyavumba mwikora igikundi n'abandi bantu mwese mubayeho ubwo buzima n'abakora muri ambassade n'abagira gute muti duhurire ku ibara iri Rugende kandi mwese n'amaguru ntago bagerayo woje bagerayo gake so icyo gihe uri gukoramo siporo none ikindi kugira ngo ugende kumwe n'abandi bantu muganira mutera story ariko ntuzagende kumwe n'abandi bantu mukora akazi kamwe mwagenda muganira ku byo muri Kongo n'ibyo muri dossier z'amafaranga mwaburi ibisobanuro yo muri park ubwo so waba ugenda nanone n'ubundi ugiye genda n'umuntu w'umuturage uraho mwitera stories ziri banale za story zashobora kugira aho uhura na mugenzi wawe n'umuntu akwanga mwana tuziko kubona y'ibirayi ari ibibazo mugene mugana story nk'izo ngizo ushaka umuntu wakubiswe mugene mugana story ziraho ugatangira gutekereza kuntu umuntu aburi ibirayi utangire gutekerezeho agenda kwereka sha hari ahantu ratangira unakizo muzatangira gutekereza parcelle mwana nshaka ko mutekereza ibintu by'imyaka kaka ngimvura ngiri kugwangira twicira ibirayi none umuntu atanya gutekereza kugana ngira parcelle ngo buriya ngo miliyari 3 kwako se ngo ngira parcelle miliyoni 800 ngo buri muhinde ntago yaduhenzera ubwo mugeze ku cyanya cy'inganda aho watannye va muri iyo si ujye mu yindi si gatatu mwige kwasi ubwo kubera ko utabona izo wasa no gutema amashyamba bisigara ibibazo ujye nko mu kigo cy'amashuri batekesha inkwi ubasabe kugira ngo basirize mwase muri kuganira n'abajyama ubundi weekend irangire wiyizire mu ntoki habaye mu ntoki z'abapapa nyine kera najya mfata umuntu ari umukobwa nigeze gufata gutya ahita akomerekaho ashatse kunyishikuza ahita akomereka mu ntoki nabaga mfite uburyo nyine hakoze ku buryo kubera nateruraga icyuma nkakora na bare naragufataga bashaka kunyishikuza ugakomereka ugacika igisebe niyo ngo uruhu rwanjye rwo mu kiganza rwashoboraga guca igisebe ukubyeho gutya ku muntu none nsigaye mfite mu kiganza nk'aba mama ni ikibazo gikomeye anyway ariko ibiri 130 ku burebure mfite ntago ari bikeya nubwo ngira ibiro byinshi ariko ntagaragara nk'utumbaraye ariko none se nimba njye mvange cyangwa banza gusenga kugira ngo biboneke mana zana ibiryo none ukagira ibiri 130 ubu ntangira kujya mpinduranya inyama mu mibyizi urabona icyo twita guhinduranya inyama mu mibyizi no umuntu uvuga ati kwa mbere ndarya file kwa kabiri ndarya iroti kwa gatatu ndarya kwa gatatu muri weekend akajya kurya kabenzi repaze zose ziriho inyama kandi zitandukanye kandi ubwo si ibyo gusa za repazo mu rugo aho bamunegosiyaga diru saa 4 bavuze ati shyiraho igisiga aho bamunegosiyaga ku mugoroba saa 9 ati shyiraho ifi aho bamutumiye ngo yagiye ku makoktere n'ibikine ejo kuri bega ubu koko nimba n'imvange nkagira 130 Imana kifite umugambi mwiza wo kuzanshyira mu buzima nk'ubwo mvuze umuntu akava mu bukoda akabasha kumenya uko kugira etaje ufite icyangombwa cy'ubutaka cyayo bimera kandi yakibagabaga iyo Imana tuvuganye ibintu byo kuma inzu rero gani wa mana we ntunjyane Kicukiro bansoye mu nzu nyinshi Kicukiro ntago najyayo nahita nyigurisha niba ari umuntu wabuyimpaye nayigurisha ntunjyana ahantu nakubitikiye ibyo bikomere bitazankurikirana
Kibagabaga buri iyo ndi kuhaca mba ni mpabara nk'umuntu uri mbese ufite gahunda ngenda ndeba aha hantu hari ku Gacuri ntago ngiye nahatura ngewe buri iki mana tutazapfa ubusa aha hantu not so twigarukiye ubwo icyo gihe umuntu ari kwatsa vewiti umwuka byaramwe ari guhindura inyama mu mibyizi squash dukugize ibirari 150 no gushaka inkwi zo kwasa rero no kongera siporo oya nabi bya siporo bya n'umurengwe ushaka inkwi zo kwasa ugashaka ishoka munashobora gutavuga se byaba byiza ukajya wasa ibishyitsi kuba warongeye ibiro nuko utigeze ubonaho kwasa cyangwa nuko ari nuko narangaye sinjye kwasa ariko wakwasa ni gute urumva iyo uzamura ishoka na hano hose na za triceps na biceps birabikora bino bintu byo muri za bodybuilding bazajya bazijyamo bagiye guhagirayo ariko ubundi umugabo nyamugabo yasinkwi agahinga akajya kabuga n'amaguru si bakunda si byeri na mushikake ariko jya kuzirya rugende n'amaguru ubundi siporo abariyo wagira warushye naho ibintu byo kugenda ukayiga zino siporo zo muri sale manza zidakora siporo zo muri sale ntago zikora neza abantu bose bagira ibibazo by'imibyibuho ko bazikora ndibuka hari match twayaga tujyamo Sunday mva tukiri batoya cyane tukajya hari n'izindi zidakora siporo abantu baziyagamo hano za batsinda na za ko nahoze ntuyari azanuza Gasanze ku cyumweru mu gitondo abantu bose bari kwerekera zera ntago zikora bava muri siporo bagahita banyura ku kabari sinzi impamvu zidakora nuwango nakubwiye minister na depute bagenda bari kuganira ibyo mu nteko ngo bari muri siporo muri make ntago baba baruhutse siporo zikora asurukwi kabiri ujye muri environment muganira ibintu by'ibijumba n'uburyo imvura yabuze n'uburyo amafuku yari ibijumba donc uhindure no muri servo bihinduke naho zino siporo zo muri sale n'ubundi buri muri ambiance ibyibushya sinzi ko nabikwitira simvuze ko ntacyo zikora zituma uba fit ariko mbona bazajye bakora imvange izo kwasa no guhinga no kugenda n'amaguru bazi mixing niyo mpamvu nta muntu buriya nta mukene n'umunyabibazo ukora siporo ibibazo byonyine ubwabyo nese uko ko akankubaze tubwizanye ukuri ubu King James akora siporo ibyo bintu ubona muri media bamushyize hejuru byo si siporo nta mukene ukora siporo kubera yuko niyo waba utavuye mu rugo ukaba ufite ibibazo uri muri siporo nese zarebe nk'urugero abantu bafite ibibazo ubona batananuka ahangaho tuave iby'ibiro byanjye tube tubivuyeho kare gaciyemo ku biro reka ariko ntago najyaga ndenza 100 ukabiri gukeka ko ari iki cyabiteye kuba what is byabari bikira ntago mbizi neza bamwe baravuga umunezero hari nabandi babyibushywa n'ama stress kandi nge sinyangira stress ariko sho kuba consciously ntagira stress ariko unconsciously muri subconscious mind bikazayo simbizi ko ibiri 100 mbyibuka ko nabigize abantu birwa banshinja ngo ndwanyi leta ubwo urumva ko rero ntarashije linye droite y'abantu bashaka ku nkozinga trouble kunzana ibibazo manza aribwo mbyibuhaye hano ariko icyo gihe bwo naryaga n'ibikoko byinshi muri hoteli nafite n'inote nyinshi muri iyo minsi so ubwo rero mbihuje n'ikigende kubona bidahura neza muri no minsi manibereye kumvange manibereye wasanga ari imyaka ndi no gusaza oya ntago ku myaka biri ya ndi kugira myaka isatiriye 40 kandi yaba ari imyaka umuntu abyibuhamo kandi siporo zo sinzi ko byagenze nanageza kugura akantu kakuma ngo nge ngerageza reka da bona biranze ariko ndashaka kusubira nkareba ko ari cyo nabikoraho nibyo gukora mu masyuti n'amakaruvati manza byateza ibibazo umubiri ugomba kubungabunga nubwo dusenga tukavugana n'Imana dufite metalike dukingisha ntago kandi umuntu agutenga umuramwoherereza kuko ntago mwuka weraza kumwishyura nayo mpamvu na Israel bayirasheho nayo yohereza misile ntago yohereza isengesho ejo mu gitondo yarahatwitse bo bira bintu birimo controversy bamwe bakavuga yuko biri muri media bishobora kuba ari agatwiko Irani batayirashe cyane porota cyangwa batayirashe cyane nkuko ko muri Irani bari kuvuga ko nta umujyi bavuga barashe nta kintu cyahabaye ariko so mu byukuri rero havanzemo amakuru menshi
ari mediatique. Iran isa naho iri ku ruhande rwayo idafite abantu bayishyigikiye, niyo mpamvu ishobora no kuba yanahisha amakuru. Ninde wakubeshye ko idashyigikiwe? Ndakubajije. Iyo dukoresheje media kabiri idashyigikiwe, Amerika na Israel bagenda bakayisenya nkuko basenye Saddam Hussein, ni bya bindi bavuga Iraq na Afghanistan. Umva nkubwire, Iran inashyigikiwe kurenza uko nabitekereza, inashyigikiye kurenza Israel kugira ngo byumve neza. Kabiri, ishatse kujya mu ntambara bayitsibagura yo na Amerika. Wowe ibintu utekereza mu mutwe wawe ko Amerika ikomeye ni mu mutwe wawe. Ni nkuko na n'urugero, nje Mutabazi umbwiye ngo FARDC nabwane bararenze, bafite Sukhoi, bafite drone, bafite CH4, bazanye izindi enye zirabeshashatu. Zazine ebyiri mba zitaramanuwe ko nazo harimo amakuru ngo twazanuye nimba bitahanuwe mu ntambara barabeshyana bya hatari. Dara guerre première victime c'est la vérité. Iyo abantu barwana ikintu cya mbere kandi wijyariya ku mirongo y'urugamba batera Sukhoi ni kompo. N'abantu muri media nubona abantu babiri bari guhana umuriro baba bari kubeshyerana. Ntago nakuvugaho ukuri kandi uri kunyataka. Icyo mbona cyose nakubeshyera bigakunda ndakikubeshyera. So niyo mpamvu ugomba kumva ko makuru y'urugamba n'intambara wenda ikintu kiba ari cy'ukuri. Nimba abantu bavuze ko umuntu yafashe Goma yayifashe ni cy'ukuri, ariko kuvuga ngo twapfushije batatu, no, upfusha igihumbi ukavuga ko wapfushe barindwi. Nese hari icyo biba bimaze kuvuga ko wapfushije igihumbi ngo bigende biteze bifashe iki? Nk'urugero nakubaza, urumva bakuvuga ko M23 yapfusha abasirikare bangahe? Report yabyo urayumva? Ntabyo njya numva. Nese shatse ko badapfusha. Ntabwo mbizi nicyo nibaza. South Africa bango umusirikare ngo yarwanye n'undi bapfa umugore. Kasha. Umugore mu ishyamba. Ariko nabonye ngo abagore muri Afrika y'Epfo bakoze imyigaragambyo. Ubwo nishatse kwereka yuko mu ntambara barabeshya, ariko icyo nishatse kubwira hariya muri Israel nuko Amerika ngiye FARDC nayifata nkaho iteye ubwoba, wazarendo washyira abacanco nkahita niruka. Ninjye Mutabazi. Iyo ubwiye mu 23 ngo FARDC ravuga ati cyo ni kibonobono. Iyo abatareho international community ngo twikubitira umuntu. Sinzi nukumva icyo kintu. Ndimana cyumva. Nuwango uko utekereza Amerika na Israel, sikirani nabifatanyije nabo batekereza Amerika. Agavuga ati yakoze fopa tukayirya buzingaro. Kuko tumaze iminsi tuyirwaye. You see that? So abari ibintu byo kurebana gutyo ayungwe ikindi kandi muzikuremo ibi bintu byo gutinya urupfu ko nibyo bituma muba abantu bameze nk'aba baby. Ariko aba baby batandeba nabi nabo basigara intwari zikaze. Ariko abantu basigaye bifata nk'ama baby. Ngo yibaba data we ngibaze turashweho. What is that? Ngiye igihugu cyanjye kiramutse kidesize gukora intambara nareba nkabona kiri mukuri. Hagaruko biteganywa ko kiriya bagiye kurwana kitazaturasaho, ahubwo binashobotse abo bazarasi kompara ya mbere bahandangira ariho njya guhagarara. Ubundi uzabaho nk'umusozi, ubundi utekereza ko uzaba imyaka 200 wowe. Ubundi ntayo. So rero rimwe abantu bagiye bareka kwigira nk'amabebe. Ntapfa uvuga ngo ntapfa, ejo ugakora accident ugapfa, ejo ukarenga umusozi ugapfa, ejo ukagwa toilette ugapfa. Hari n'abagwa muri dusha ari abayobozi. So ntago rero twagombye kubaho tudakora ikigomba gukorwa. Ngirani reke koherereza Israel ngo baturya buzingaro oya. Ntago ari uko isi yabaho. Umuntu umwe yaravuze ngo a nation who prefer disgrace than danger deserve a master and we have one. Ngo igihugu gitinya yuko cyagira ibibazo cyaterwa cyarwana danger, kigahitamo kujya gisuzugurwa. Ngicyo kizabona umuntu ugikoroniza byiteka ryose ngo kandi ngo kizanamubona ngo kiba gikwiye gukoronizwa kandi kizabona n'ugikoroniza. Ntagaruka isi yabaho. Israel ikeneye gutsiburwa na Amerika. Ubundi kuri nuko bamaze imyaka myinshi bimonogoza, bari bakeneye gucishwa bugufi. Kandi tuzi ko Bibiliya ivuga ngo kwishyira hejuru bibanziriza kugwa. None tuvuze ko Israel na Amerika bishyira hejuru, ariko reba umuntu urasa ambasade y'abandi. Hari undi muntu uzi ukora ibyo ngibyo, kurasa ambasade y'ikindi gihugu. None ukarasa ambasade y'icyo gihugu mu kindi gihugu, nubanga ari cyo gihugu cya Syria urashemo, nuragisuzuguye, nacyo kigira misile cyakayiguteye, nacyo kigira nuclear cyakabaye kikurekurira. None bakakura biriya bazi ko Iran ifite nuclear weapon. Ibi babizi ko ifite. Nubwo batarabigira official ko nta n'inyungu bafitemo kubigira official, ariko birazwi ko Iran ifite nuclear. Ishobora kuba yagerageza ku so rero bari abantu bafite arrogance ku buryo
sinjya nanareba uburyo Imana yabajya inyuma for now. Ibi ni mu buryo buri politike cyane, ariko tugaruke nko ku bintu bemera Imana ndetse bakemera n'ijambo ryayo cyane cyane ni kuri Bibiliya mwakiriya gice. Tuzi neza ko muri Moyenurera niho ijambo ry'Imana ryaturutse, niko abantu benshi niko tubisoma mu bitabo, wenda wowe ubizi cyane kurusha ko wanize theology. Abakristo cyangwa se abemera Imana bidusigire heso. Ndabanza mpere ku mvugo uvuze ngo ijambo ry'Imana cyase iyobokamana ryaturutse muri Middle East cyase muri Aziya, tukakoresha ijambo muri Aziya cyase Middle East as such. Ariko reka mbanze mishyire muri context yabyo nzima. Yego. Aho byaturutse bishobora kwimuka. Amerika rigiye cyase abanyaburayi bazanye ivuga butumwa muri Afrika. Uyu munsi nitwe two kujya kubabwiriza. Bibyabo no kubwiriza ubutinganyi. Reka nsubire kwa Nowa. Imvura iraguye, umwuzure urabaye. Nowa yajyanyemo n'abahungu be batatu n'abagore babo. Ajyana umuhungu witwa Hamu, ari we wakubyaye, wabyaye abanyafrika bose. Ari we watubyaye twese. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nahamagaye umwana wanjye ngave muri Hamu. Hamu ibivuga Afrika. Iyo birivuze Hamu ibivuze Afrika. So Hamu yabyaye abehe bana. Hamu yabyaye abana bane b'abahungu. Ubwo tubara abahungu abakobwa ntitubabara. Yabyaye abana b'abahungu bane. Ni nkuko Yosefu yabyaye abana 12 na batatu, yo adopta abandi babiri. Yosefu yarafite abana 15. 12 b'abahungu n'umwe w'umukobwa, ari ukomokaho n'umwuka w'uburaya. Bino bintu ubona abantu ngo bageza Nigeria kuraya yo none na Dubai. Ni umwuka wa Dina umwana wa Joseph. Wa Joseph. Ari nawe watumye ariko karagaherereza. Ariko karagakobwa. Ariko bakomeza kuvuga ngo 12 kajya ngo Dina ntago yari akana. Ari nawe wagiye bakamukinda, basaza bakajya kurwana. Ndumva ari Sakari na Lewi. Bakabwira abagabo ngo basiramurwe ko bashaka kumurongora. Babacunga bafite ibise bari mu mahema bakatagura n'inkota batagishoboye kurwana. Ni strategie z'urugamba barangije Imana iravuga ngo mwebwe muzakora imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro gusa mube n'abakeya kubera ko mwatemaguye ibitsi by'inka kubera umujinya n'uburakari. Ari naho hantu Mose yakomotse, ariyo karande Mose yari afite. Hano abantu bajya bamenya ko ushobora kuba uri apotre ufite karande. Mose yari afite karande y'umujinya, ari nayo yamurangije. Mose yavuga kuri iyo miryango ibiri yaciye ibitsi by'inka. Yego. Bivuze ngo Mose none kubera ko yanadidimangaga, iyo yarakaraga amagambo akanga gusohoka. Leta gukubita. Nese Mose ajya guhunga muri Egiputa, yahunze agize ate ntiyarisha umuntu. Umunyegiputa. Nuwango rero karande Mose yari hari y'umujinya w'umuranduranzuzi. Donc Mose rukara rwa bishingwa no mu Rwanda byari karande ebyiri zisa. Bari kimwe. Kandi ari umuntu umwe ngo arabuze ko barukarazi ngo ngo umubwiye nabi ngo nta ujya kumukumva ingumi yakugezeho ntagajya abuze ko barukara ngo n'abantu baturanye nabo kugeza n'uyu munsi ntago umubwira ubusa ngo umugendane ko aba yayiguteye ba protect. Nigarukire rero. Hamu yabyaye abana bitwa gutya. Yabyaye witwa Kush, ari we sekuru w'Abanyetiyopiya. Bibiliya yivuze ijambo Kush ibivuze Etiyopiya. Abyara witwa Put, ari nawe wabyaye abandi banyafrika bose. Put ni Libiya. Buri abanyalibiya n'abandi banyafrika tuvuka hamwe. Wabonye uruhu rw'abanyalibiya rusa gute? Rurererutse wagira n'urwo abazungu. Yego. Wakemera yuko mwavutse ku muntu umwe witwa Put? Ariko kubw'impamvu ziri geographique na climatique, imyaka myinshi bihumbi bikarangira usuko nguko usuko. Wabonye imisatsi yabo kuntu ari miremire igwa inyuma. Yego. Ibyo bintu rero abantu ari usanga babigize big deal. Noneho agira n'umwana wa gatatu witwa Misirayimu, ari naho hava izina Misiri. Misirayimu, Misiri, urumva ko bibirasa. None agira n'undi mwana w'ikirarumbo watunaniye, wari umutinganyi, witwa Motion, no, not Motion. Witwa Kanani. Voilà. Ari nawe washyizweho umuvumo.
ari nawe washyizwe mu muvumo. ngo yari afite umwana ngo nuko rero ngo Nowa amaze kunywa arasinda yambara ubusa, ngo hamaje abonye yambaye ubusa ahamagara abakuru be. Iyi karande yo kuba hari ikibazo cyabaye muri Afurika hagati yanyu na perezida wanyu mukajya guhamagara Uburayi na Amerika, ni umuzimu wari uri muri Hamu icyo gihe. Ngo agiye guhamagara, agiye kubahamagara, hinjira agahungu ke kitwa Kanani muri babandi bane nakubwiye, karamutinga. Ntabwo abisomye muri Bibiliya, ibyo mu cyo bita commentaires z'aba scholars. Okay, ntabwo bose babyemera, ariko ngiye version sinjya nyijya kure. Kuko nta kuntu bari kumbwira ukuntu Nowa yabonywe na Hamu yakanguka, agahurizwa na Hamu yakanguka akavuma Hamu. No, ntavume Hamu wamuhururije, agavuma umuhungu wa Hamu. Kandi Hamu afite abahungu bane, kuki avumye mu mwese? Kandi kubera iki? Kuki yabonywe na Hamu akavuma Kanani? Yabonywe na Hamu, ahururizwa na Hamu, ariko yatinzwe na Kanani. Kuko icyo gihe byari ishyano rya Gashyana ritakavuzwe, banga kuryandika. Mbese bararirenga, ariko ukabona nyine se umuntu bamuvumye ntacyo yakoze. Kandi biriya mu migani avuga ngo nkuko igishwi kijarajara, migani 26:2, nkuko igishwi kijarajara, nkuko intashyi iguruka, ngo ni nako umuvumo w'ubusa. Ngo batubwira ngo Afurika igomba kuba abagaragu bayo, baratubeshya. Kanani yaratorongeye ntituzi niyo yagiye, bazajya kumushaka bamuhake. Yagiye gutura Kanani nyine, hariya nyine kwa Loti na Ntuzi, Sodomu ni Gomora. Kanani bamutwikiye muri uriya muriro w'i Sodomu ni Gomora. None uraje kutugerekaho ko kubona ibintu by'umotion bikorwa n'Abanyamerika kurenza Abanyafurika. Uwo muvumo uvuga kuri Afurika uravaye. Erega wari umuvumo ufite icyo wavuyeho. Ariko hari ikintu kimwe Abanyafurika twasigaranye: cheap minds, simple mindedness. Yari muri Hamu, yo ntago twayicitse. Ni gute perezida wanyu mugirana ikibazo ukajya guhamagara Abanyaburayi, mwagingaguranye mugatimbagurana, urusha indi imbaraga akatuyobora? Kubera icyo involving abazungu? Cyangwa se mwaganire mukagira ibyo mwemeranya, ibintu byanyu byose abazungu bibihita bituma abantu bose bigira nabi. Murashonje abazungu, no, turashonje nidukore. Ntabwo dukeneye gukora, dukora uruganda. Tuve ngo tuzambara imyenda yakozwe n'Abanyarwanda yonyine, bakora mibi uyambare. Nubo ndi gucika vuba, ejo wigi kujya gukora imyiza, uzo ukora uruganda rumuhirika, ukora imyiza, tuyambare. Abatanzania bayambare, abakongomani bayambare. Nese u Rwanda ruzarwana Kongo, kandi n'urugero wenda mucuruza miliyari y'idolari mu myenda mu mwaka umwe wenyine, n'urugero muri Kongo. No, ariko imyenda uzasanga bari kugura caguwa y'Amerika, bari kugura iyo muri Bangkok, bari kugura iyo muri Nuza muri Philippines. Nimba duturanye utari isoko ryanjye, nzakurasa nyine. Nubwo ibyo nakirwa ngo nimukarasane, mujye murasana ahubwo nibwo muzamenya ubwenge. Nta utera ibihajisha igisabo. None se kigisabo kijisha muri Amerika, ikindi ukakijisha mu Bushinwa, ikindi ukakijisha nyine muri Philippines, ntukijishe ku muturanyi wawe ngo nawe akijishe iwawe. Ni gute mutazajombana? Cyaje cyose bari abantu mujisha y'igisabo bazajya bifuza ko mu Rwanda muzajya mu Rwanda. Ariko turacyafite wa mwuka wo kwa Hamu. We are poor minded, simple minded. So kumubonye yambaye ubusa ugiye kwibwira bari ngo bibamarire iki? Ngo ariko uwitwa Japhet, siko yitwaga? Ni Japhet. N'uwitwaga n'uwitwaga wabyaye Abanyaziya. Uko urumva Hamu yabyaye Abanyafurika, Japhet yabyaye Abanyaburayi n'Abanyamerika. Uretse ko yabyaye Abanyaburayi, Abanyaburayi nibo babyaye Abanyamerika. Amerika yo ni ejo bundi. Abenshi bava mu Budage, abenshi ntabwo byari bibazo rero. Abenshi ni Abadage. Buriya rega Abanyamerika n'ururaso rw'ubunazi ni ibintu bikururana. Bakoze genocide y'Abamerendiye ntibayemera, ariko bakajya babashyiraho sober living n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Twe tubiretse, ariko n'abantu bafite ikintu cya supremacism. Tuvuye kuri Hitler na genocide yakoze, uyishyize muri bracket, yayikoreshejwe n'iki? Esprit supremaciste. KKK se nabaki? Saba muri Amerika? Abanyamerika. None se niba ndumva ko bayobora isi yose, saba demokrate b'Abanyamerika? Nuvango rero nkuko Abanyamerika bafite spirit ya Hitler. Abantu banyumve neza, ni spirit, ni philosophy.
ni supremacism. Ntabwo mvuze ko bari hejuru ntabwo mvuze ko bakora genocide mu Karamama, ko ikira n'ikintu utashinja umuntu utaragikoze. Yego, ni nako Afurika dufite umwuka wo muri Hamu, naho umuvumo wo muri Kanani wo ntabwo turiho. Kuki nazanye amagambo ariko kuki nibagiwe by'Abanyaziya we, kandi ari we nashaka cyane kuvugaho, ariko ko Mana yabura mumaze gusaza. Donc hari Hamu, Jafet na riraza kugaruka, ariko Shemu, voilà, Shemu n'ababyeyi Abanyaziya. Ubwo kuki nari mbizanye umbajije ngo kuki iyobokamana ryaturutse muri Aziya, noneho kabivuge muri ubu buryo. Abo bantu batatu nyuma y'umwuzure, Imana ubundi yahaga Nowa n'abamubanjirije full package, ariko bigeze ku nyuma y'umwuzure iravuga ngo ngiye kubagabanyiriza, nimuzongera kuba imyaka 1000 nka Metusela, muziye kuzajya mubaha 100, ibasigira 1/10. Ariko ntabwo ari 1/10 yabahaye gusa mu myaka, no muri capacity y'ubwonko, icyo twita brain potential, naho yabigabanyije 10, dusigira 1/10. Niyo mpamvu uzajya gusoma travail z'abapsikologe bakubwira yuko umuntu wo mu isi wa mbere ufatwa nk'umuntu wakoresheje ubwonko cyane akavumbura ibintu bikomeye cyane, ngo barapima bagasanga atarakoresheje ubushobozi bw'ubwonko kurenza kuri 15%, hagati y'10 na 15. Nkawe noneho ufite YouTube itanatwika, ntago waburengeje 3% y'ubushobozi bw'ubwonko bwawe. Uko byibuze ukoresheje 10% wahita urusha views zisabye. N'ubu abantu bakunda banga Umutabazi ngo uratekereza byatari, wasanga nkoresha 7 cyangwa 6. Uretse ko navumbuye formule y'uburyo wajya ukoresha 70%. Ni kwikopeze. Inkopeze. Zanito. Zari igiceri cy'ijana. Cyituruza. Serious kandi ukimwe. Ndakigo. Ntago ari ikibazo cy'amafaranga menshi. At least principe kujyemo yuko ntacu ubusa mu bwami. Ntacu ubusa. Mu bwami ntacu ubusa. Twavuze ku bintu by'amatira kuvuka. Ariko man. Mfite inyota yo kuzarya $1,000,000 y'ituro. Ibyo bintu mwirwa mwivukisha, nzanayirya cyane. Uzabeshya Trump ko agiye gusubira ku urugero. Israel igiye kurwana na Iran, Imana ikanyereka ko nzamuye ibiganza nka Mose, batsinda urugamba, nahita mbaca ituro rya $1,000,000. Byo nanje no kubipanga, nahita mbaca ituro rya $1,000,000 nkagani, kandi mushyiraho nayo gukata, nahita bagashyiraho nayo gukata, mushyiraho nayo gukata, mushyireho ayo gukata, nyabone yuzuye $1,000,000 ugahita bikenyereraho. Tshisekedi mbonye isengesho namusengera agatsinda M23. Uretse ko we ntago namusengera, ahubwo nasengera M23 nayo yayama. M23 yama nka $1,000,000, ntacyo byabitwaye. Ubwo yaguha igice cyangwa niba yamigice ko nanayemera niba $1,100. Ariko byo ntago nayisengera ku buntu. Wapi na yagenda bakayicanaho umuriro ikabyuba kawota. Ngenda tanga gahecano yagizamuka. Ariko nka Tshisekedi mpaye $1,000,000 sinzi ko nta gaceke. Manza nagacakira musengera gatsinda, azongera asengera M23 ikagenda nayo ikamufukuza. Ariko humve ngo mu bwami nta kibusa kibaho. Nta kibusa kibaho. Ariko ngaruke gutya mvuge ngo Imana yafashe buri mwana imuha umugisha wihariye, imuha grace yihariye. Naho najyaga ubundi byose navuze naho najyaga. Ese ko mudasoma mba ndi kubakopeza ibyibuze ibyo nasomye. Erega si ngombwa ko yafashe Hamu wabyaye Abanyafrika, imuha umugisha wose wa technology. Abagate Hamu akira technology zose z'isi, imitungo kamere izajya ikoreshwa muri izo nganda z'amatekinoloji yose yishyira muri Afurika. Irangije abango nibajya basonza bajye bahungira iwabo bagaburire. Niyo mpamvu babonye abantu basonje cyagiye bo muri Aziya ku bwa Yakobo bamanuka muri Egiputa basanga Yosefu ari ku kigega neza. Igeze ku Banyaziya bene Shemu ibaha umugisha wa spirituality, ubunyamwuka. Niyo mpamvu amadini atanu icyo twita 5 major religions muri theology zose ziva muri Aziya kuri bene Shemu. Wasitubwira abantu Islam, Christianity, Judaism, Hinduism, Buddhism. Niyo myizerere itanu minini mu isi kandi yose iva kuri bene Shemu. Abanyafrika ko mwaje kwigira ngo rize vekire meniyanse ubundi mwabikuye ibintu cyo kwigira abanyamwuka cyane ko mwahawe technology ubunyamwuka mwirwa mu tekinikamo biba bimeze bitubuye. Rero kuri Apotre Mutabazi Umunyafrika hako nawe kugira ngo ukoreshe technology uravuga uti nasengera Tshisekedi akatsinda urugamba.
waretse abanyaburayi bakaza ntabwo ariko bikora. Ndavuze ngo iyo dutangiye gushaka ko amajorite amase twese twigira abanyamwuka nicyo kibazo. Ariko tugize umwe w'umunyamwuka ariko abandi tukamenya ngo imbaraga zacu ni muri tekinoloji. Mu Rwanda dutore nde? Tisikara numwe abandi bose bajye oya ntago mvuze ngo umwe wenyine, umubare muto cyane. None twakomeje ariko nanone ntago Imana yahaye abanyaziya cyangwa se bene Shemu, ntago yabahaye theology, yabahaye spirituality. Uzi gutandukanya spirituality na theology? Wabuze impamvu abanyamwuka n'abateoloji batajya imbizi? Wabuze impamvu Izaye n'abanuza n'ababwo nshatse profete wo muri n'ababarakagira batajya bajya imbizi? Umunyamwuka nuhe ariko Yesu ni mwiza, numva mfashijwe kandi mfashwa gutya, ntago njya mu bintu byinshi mitanereko. Uzi impamvu batajya imbizi abanyamwuka n'abateoloji? Tubwire. Ubundi theology urumva ko Imana yabahaye ubunyamwuka, theology none yavuye abanyaburayi bafasha. Okay, reka mbanze njye kuri Japhet yahawe iki? Ubwesikoro gusa. Ubundi abanyaburayi Imana yabahaye umugisha wo kwesikoro, noneho muraguye filozofi. Reka mvuge uko texte uko biri. Yaravuze ati mwebwe mwabene Yafeti mwe ngiye kuba ikintu bita filozofi, muzayibyazemo psychology na sociology, mwandika amateori ya demokarasi. Ayo mateori yose ari kuvuga yose yarimwe n'abanyaburayi. Demokarasi mu bugira iki? Socialism Karl Marx, communism kwagiye. Ariko demokarasi nubwo aribo bayanditse yatangiye gukoreshwa n'abanyafrika. Murangire ya mwitangiriro ku munara w'Ibabeli hari yabewe nande? Hari munara wo bakagaye mu kibaya cy'Ishinani. Reka mujye musoma Lela Formesa Kitafai mujye musoma kuko nibyo mu Rwanda nabyo ntimubizi, abazimu mu Rwanda nabo ntimubazi, karande mufite ntimuzizi. Ubwo umuntu yazatsi twagiye rero ku munara w'Ibabeli ngo abagabo baragenda bari bayobowe n'umugabo ngo wari umuhigi w'icyatwa. He was the first to be blessed to be a great man in the history of the world. Ngo niwe muntu Imana yabanjira mufata imugira a great leader, umuyobozi w'icyatwa nka Alexander the Great. Abayobozi si barafashe ngo abayobozi na abayobozi b'intisukirwa. Alexander the Great, Paul Kagame, ari abayobozi baba birivukiye bifitiye anointing ku buryo niyo waza wigize gute bidavamo. Ariko noneho kanajya ngaho akagira bagwa mu mitima yabo. Bari bayobowe n'uwitwa Nimrod. Nimrod nukurikira amateka barakubwira ngo ni umuhungu wa Kushi. Kushi nakubwiye ko ari umuhungu wande? Hamu ninde? Afrika. Nimrod yari umuki? Yari umunyafrika. Umunara w'Ibabeli wubatswe n'abanyafurika, ibigirwamana. Ariko muzi karande mu Rwanda nazo. Uriya munara w'Ibabeli wari ufite ikihe kibazo? Ntago ari ngo bagiye kubaka inzu ndende. Inzu ndende sizagere ko no kugica itagera uretse no kwijuru. Aho indege igarukira wagera y'ubundi. Ngo bari bagiye kugera ku Mana. Musoma biriya nabi. Iyo usomye izindi translation avuga ngo let's build a temple tower. Wari umunara hejuru bashyiraho ikigirwamana, bazashaka gushyiraho ikigirwamana. Ntago ikibazo cyari kubaka umunara, ikibazo cyari ikigirwamana bashaka gushyira hejuru y'uwo munara. Aho abantu wese azajya areba cya kigirwamana. Yes. So bari bashatse rero kwigira Imana. Imana yavuga ngo batatane mu isi, batitwe ntago dutatana mu isi, turajya hamwe. Kandi hejuru turashyiraho umunara. Tuzongera gusenga wa Mana we, nibyo uvuga twabiciye amazi. Twe tugiye kubaka izina mu isi. Bari bayowe n'umwami bita Nimrod. None ngo Imana iramanuka iravuga ngo reba ikindi cyo bakoze, ngo kuko muri birangiye bitari Living Bible bavuga ngo they have a political unity, bafite politike y'ubumwe yo gushyira hamwe yo guhuza ngo kandi ururimi rwabo ni rumwe. Ngo none Imana avuga ngo reka tumanuke dutandukanye indimi zabo. Wabonye indimi ziba muri Afrika? Ahandi hose ariko oya nugera muri Afrika ntuzajya wageranya n'ahandi hantu. Nyereka ahandi hantu jya mu Burayi harimo indimi zingahe na za zindi zo mu makaritsiye.
Kongo yonyine ushobora gusanga ifite indimi zirenze iz'ibi Burayi cyane kuko nabone na benshi reka. Uganda mbese uva ku musozi umwe wajya ku wundi ugasanga ntibabivuga kimwe. Reba ko hano i Kigali wenda arimo mvuga ngo mwaramutse ari iwacu usanga tuvuga ngo uryota umusibileje kandi ni metero zingahe hariya ku murindi hariya neza twatanye kuvuga urukiga. Twigarukire rero naro ngo nibagumana iyi political unity, nothing will be impossible for them if they think of it. Aho no ahita kugaragaza ibibazo abanyafrika bafite. We never think at all. Reka nkubwiye ntago dutekereza. Yesu we usanga umuntu agenda muri V8 atekereza nk'umuntu wo muri materineri. What is wrong with you? Aragenda muri V8 nta gitabo asoma. Ubwo nanze kuvuga imyanya nyine akoramo, ariko nawe tekereza umuntu ukora akazi bamuha V8 ariko asanga nukuri atekereza nk'umuntu wo muri materineri. Cheap minded, cheap ariko ni nacyo Imana yambwiye nyibaje ngo kubera icyo Afrika ikennye. Yarambwiye ngo Afrika nandi kwibaza Afrika iriho umuvumo wa Kanani nindi mu rusengero rwa DPR aho bita Bugunga. Irambwiye ngo Africa is not caste, Africa is poor minded. None umuntu aciye muri V8 poor minded. None umuntu yazamuye etage poor minded. N'uruganda sukoze rwa kirida byibuza icyuzi nukujya kwemporuta intebe z'amayimebre ngo za miliyoni 7 ukabuza ari wo zicuza muri Kigali ukadukanga. Ahubwo se wajya uzikorera Kigali ibituka bikura Kongo. Oya agomba kuzemporuta akazizana muri kontineri. Nibwo buhatari bwe poor minded. Nabwo natwe tumutinya ariko poor minded nabyo byoroshye rega poor minded. Reka nikomereze. Bivuze ngo umunyafrika aramutse atekereje isi yahubangana. Kabiri, umunyafrika aramutse yongera akagira ya political unity. Gatatu, biravuze ngo Imana yari iciye iteka rivuga ngo Afrika muzakena kugeza umunsi muzongera gukontrona iki kintu cyo kuba mbaciyemo, mukongera mukihuza ariko mutihuje. Ndafashije nuko mfashwa. Nuwango ntaga Afrika twayigira imwe nkuko ba Julius Malema bavuga. Nta nubwo twayigira icyo bita etat federal twahita tumarana. Ariko biroroshye. Fatanya Kongo n'u Rwanda tureko bikunda. Fatanya se Burundi n'u Rwanda. Nuwango Afrika yabaye kondane kutazongera kuba block imwe. Ahubwo umva ikintu Imana yasize gishoboka. Bazango ni igiki? Ongera umirindi jana. Ntabwo ngo buri kintu cyose mubwiye ni tu. Ndagenda guhereza rwose. Sawa, umaze kongeramo 200. Ibiceri 200 ntago ari 200. Twagiye rero. Dushobora gufata isoko rya Afrika tukarigira rimwe, one market. Twabikora gute? Nukubaka umuhanda wa gari ya moshi w'ibirometero 400 uhuza ibihugu byose bya Afrika uko ari 50 na bingahe. Ku buryo ikintu cyakorewe mu Rwanda ukijyana ku isoko rya Pretoria ukakigurisha amafaranga n'undi wakigurishije i Kigali. Akaba nayo kigura Pretoria, akaba nayo kigura Cairo, akaba nayo kigura Dakar muri Senegal. Iryo soko umunsi twarigize rimwe. Ni kubiteka yambwiye. Ariko ndamutse ngize uwo mfata ashaka gushyira mu bikorwa uyu muhanda wa gari ya moshi ungana gutya atampereje. Nibwo yamenya ko ituro ribaho. Nese ngende njya kwa nyina. No, byabanane kubitekerezanye nabitekereje ni mu mpemba so muzane tu. Ni projet yawe bari kuzayiranza. Mfite copyright yayo. Kilometero 400 by'umuhanda wa gari ya moshi bizaba bihagaze trillions twatuvuze triyari sinzirimba kubera ko rero umuntu yabuze nayibiraye akavuga triyari abayumva biri kumurya mu kanwa. Ni triyari 17 z'amayuwani. Ariko nigarukira kuki navuze nyine ngo ikibaya cy'Ishinani, kuki navuze umunara w'Ibabeli, nari ndi kuganisha he abanyaburayi. Imana yabahaye filosofi baranje barayifata babona batayirya, babona inzara irabishe, bati iyi filosofi tuzayikoze iki? Barayizana muri Afrika bafata filosofi Imana yabahaye bayiteranyaho technology Imana yahaye Afrika. Bibyara iki? Guess what? Science. Buriya science ni combination ya technology guteranyaho
philosophy. Nibyo rwose. Barangije bakora icyo kintu twakabaye tugiraho 50% kubera ko bafashe icyacu bataranye icyabo bahita bakigira icyabo. Ni abajura. Duhita turimba karimbo k'abadive. Nguwo ni umujura. Mwene Yafete. Barakumanukira bati ntago ari mwe twibye mwenyine. Turiba nabandi. Bajya muri Aziya kwa Shemu. Basanga yahawe ubunyamwuka spirituality. Bafata bwa bunyamwuka spirituality. Bateranyaho ya philosophy yabo. Bibyara iki? Theology. Niyo mpamvu Izaya tajya imbizi na barakagira. Nuko icyo barakagira afite n'icyumwimerere cyitwa spirituality. Izaya afite cyongeyemo doze ya bene Yafete cyitwa theology. Noneho rero iyo muri theology uzamuye doze ya philosophy ukagabanya doze y'ubunyamwuka uhita umuyobe. Ariko njyewe nzamura doze ya philosophy nkanazamura doze y'ubunyamwuka nkabimaintaininga kuri balance gashyira hagati. Hari umuntu kwabera amwe ngo urwego utekererezaho nari nzi kutakemera ko Imana ivuga cyangwa ngo wemere ubuhanuzi. Nabugane niyo ndi gukora ikiganiro hari igihe numva ivuganye nanjye hahita mbabwira ko ari igitekerezo cyanjye kandi ari yibimbwiye. Ni Kongo igiye gucikamo kabiri cikire kuri Fleuve Congo. Wapi ayo ni amakuru y'ijuru. Nta n'ikintu Kisekedi yabikoraho. Bazamurasa mpaka icikamo kabiri. Ariko byo turi kuganira mbyita igitekerezo. Ariko suka bari igitekerezo. Igitekerezo cy'ijuru n'amakuru y'ijuru. Ngarukaho naringeze. Wambwiye uti ko abanyaziya ariho religion ituruka. Religion ntabwo ituruka muri Aziya, religion ituruka mu Burayi. Cyangwa se ituruka mu mugisha w'abanyaburayi witwa philosophy kongeraho umugisha w'abanyaziya. Ariko nka biriya by'abahindu n'ababudiste byo nabyita yuko ari umwimerere w'abanyaziya. Kuko byo ni umwuka utavangiye. Ibi byo mu Rwanda ni umwuka utavangiye bya za Ryangombe, ni umwuka utavangiye. Ariko bino bintu bya Catholic, Islam it's a combination, spirituality plus philosophy, then bigakora ikintu cyitwa doctrines za religion. Uti rero ahari imyizerere ibiri minini, Islam muri Irani. Ese Irani wabuze imyizerere y'abari yihe? Nabashite nabashite kuko nabashiya nabasuni nabashiya kuko basunite barabica nabo. Okay, twakomeje ntago nshaka kwinjira aho ngaho, ntago ndi nyoza yabyo. Ariko noneho uti na Israeli, hari Israeli turayita iki? Israeli n'abajudaiste n'abidini ya Kiyahudi. Icyambere Israeli yagabanye umugabane w'abanyaburayi wo kubeshya, kuko ubundi kubeshya n'iby'abanyaburayi. Niyo mpamvu abanyafrika batangiye kubeshya bwasha twibwirizanyiriza ukuri, kubeshya n'iby'abanyaburayi. Urajya kumbeshya umbeshyera iki? Ntunabishoboye kumbeshya, ukimbeshya mpita ngufata. Ariko umunyaburayi ahisha ikinyoma mu kinyoma, gihishe mu kindi kinyoma, kacyambika ikinyoma, none ubikarangira anacyorosa ikinyoma, wirwa umukomera amashyi kare we munyakura ahubwo. Nk'urugero intambara zose mu Rwanda muri Afrika nibo baziteza, ariko birangira rero mukomera amashyi. Ariko mwadukije akabayobozi bacu n'abanyagitugu, mwadukije ariko barabakiza gute? Kandi ibibazo byose bihari ahubwo nabo babikoze. Ibibazo bihari byose nibo babikoze, ahubwo abayobozi banyu bararengana, nibo bana beza babaho. Hari tabonanditse rabango leader de l'Afrique ce sont des vraies victimes de l'Afrique. Nimba hari abantu banyagupa bakubititse bahuye n'akaga kose ka Afrika n'abayobozi ba Afrika. Uretse amafaranga menshi bafite n'imodoka nziza bagendamo, ariko ubundi nibo bantu bakubitikiye mu kibazo cya Afrika. Ahubwo nimba hari abantu bafite ikibazo muri Afrika, ni wowe ndebana nawe abaturage, we the people. Dufite ikibazo, dufite boyiro mu mutwe, ndushaka kubyemera. Uzi ikintu dushaka? Democracy, freedom of speech. Natwe tuyobore mwana, igikumwe cyanjye kiyobore. Ushobora kutazi n'umurenge icyari, ariko urashaka kuyobora igihugu, urashaka kugira ngo ariko waretse kwihuta. Aho nabonye ariko baboneke. Create jobs. Ndaza kukumvisha ka. Reka mwereke nk'urugero. Yeah. Igihe abantu basohoka kuri university buri mwaka yiyereka igasora 2,000 ngo by'abize accountancy kubarura amafaranga yande ntubimbaze yabaye agwishe, kandi undi mwaka bagasora 2,000
kandi ubwo niba utare basohoye ibindi nimba buturo basohoye ibindi hari n'abize hanze hari n'abacupuye n'abatekinitse diplome aba bantu uzirinde kubaha demokarasi uzabanza uyifungure wonye ukuntu padiri yagiye kubaha ka kantu ko munywa abanza agashyiramo amazi akabahaye adakafunguye mwarara mu kiliziya kubera iki umuntu ushonje icyo akeneye ni ibiryo icyo akeneye ni inganda n'akazi uyu muntu ushonje uramuzanamo ibidemokarasi ntujya ubibona muri Kongo birirwa birukanka ngo bari gutwika ibipine kuri Monisco ngo bayivudukanye ngo societe civile ubwo abantu bambaye amakaruvati ngo nibo bize nimba ari ingegera nizo ngizo ahubwo kuko bize kugira ngo bakore inganda muri Afrika we are blessed with technology ntago bize ngo bakore filozofi ntago turi abanyaburayi ntago bize ngo bambare karuvati bize ngo bambare amasarubeti bakore moteri bakore ikizu cyayo bakore imodoka bakore indege nicyo ngicyo abanyafrika bagomba gushyiraho amaso yabo and don't tell me ntago byashoboka ibyo ni nkuko isi yose iziko nta warasi Israel ariko abanyayirani bakwereka ko bishoboka ibyo bintu byane bishoboka nicyo kibazo cya mbere kinakomeye ahubwo ariko ubundi hari ikintu njya nibaza komeruka abarokore bakunda kwemeza yuko bigeze nko ku kintu cyo kwizera barusha abasilamu kuki abarokora atari bo barashe Israel ikaraswa n'abasilamu okay abafite croyance islamique kare kantu karambabaza washya ubundi umurokore wuzuye umwuka wera niwo wakabaye mbona arimo ankubitira Israel kwanza banze no kwemera Yesu umwami n'umukiza akabakubitira icyo nago bakomera byabana ngo bakajya bakubitaho gati muramwizera sha nago bakomera umwana wabyaye n'umugore none umugore umugabo umfunze reka nigarukira ako mubashe mbaza ibibazo byawe ko nashaka kujya manze nkureyo contexte historique et philosophique isurroundings ibyo bintu ariko noneho tugane none uvuga ngo imyizerere yaturutse hari byo pe ntazagira ukubeshya icya kabiri ubonye umusilamu wo muri Middle East n'uwi Kigali sha manza batandukanye muri conviction mu buryo nyine bwo kuba mu myizerere kuba nyine wanyawe umusilamu nyine wanyawe urimo neza reka tukoresheje urimo neza wajya no mu bijyanye n'imyizerere yindi donc umunyaziya umuntu wo muri Middle East iyo yizera ibintu abyizera 100% nimba nk'urugero iriya nimba ari aikido ya David Yong Cho bakweretse uburyo hariya muri Korea y'Amajyepfo basengaga ukabijyanye n'abandi bakristo ku isi ntago ubona ntaho bihuriye kubera iki abanyaziya iyo bigeze ku bintu by'imyizerere nimba ari uwizera Buddhism nimba ari bamoko wizera muri meditation nuvuga ngo iyo bigeze ku kintu cyitwa spirituality ubunyamwuka aragenda kinjira yo kwere noneho tw'abanyafrika turagenda tugafata bya bintu by'iburayi bivanzemo filozofi nyinshi noneho filozofi y'umuntu ufite tete vide nshatse ijambo nakoresha ngo abanyafrika batarakara filozofi y'umuntu koresha bya ndavuze pure mind see that uri poor minded ikagenda none ikabyangiza na bwa bunyamwuka bukavamo bukagenda bugahinduka ubuhone cyangwa se ikintu ntamenye icyo ari cyo bikikubita ku bantu ugasanga barakennye baratindahaye ngo biri ku misozi y'amasengesho mana byawe ndaguhamagaye mana mpibiryo mana nk'umugore uri umusore uri gusengera umugore ugenda ukore miliyoni 100 yo kumubura uzifite rwose ukaba uzifite kuri konti urebe kurabura umugore ni ukubatondeka ari 20 ugahitamo ushaka ariko mana ngo ugahitamo babiri cyangwa ariko abantu banze gukora wahawe tekinoloji ntuyikoze ugiye mu nyiyobokamana ntufashe ibyo muri Middle East bya Aziya bidafunguye uhita ufata ibintu byuzuyemo umwanda bya Jafet yarangije kugira ibirohwa. You see that? Yeah. Aho hantu niho rero twagiriye ikibazo noneho reka tuzamuka tugerero muri bene Yosefu cyangwa se bene Aburahamu bene Dawidi banze kwemera Yesu umwami n'umukiza ariko bakajya bita ubwoko bw'Imana ntago ari ubwoko bw'Imana bariya ni bakababeshya agari ubwoko bw'Imana
niyo mpamvu Irani buriya yabarasa rwose kandi byanyabyo. Ibintu byo kwitwa ubwoko bw'Imana bajye bareka kubirisha, bavuga ibindi. Bajye bavuga ibindi. Uyu munsi ubwoko bw'Imana muri context bavugiramo ni itorero, the church. Noneho kandi ntago bo ari ryo, bo ni judaïste. Donc era yabo rero igihe cyabo cyo kwitwa ubwoko bw'Imana cyarangiranye na Yesu kujya ku musaraba agapfa, azutse ku munsi wa gatatu. Bari bahindutse rubanda nk'indi yose. Ni nayo mpamvu Yesu umuhanuzi yasize atanze yaravuze ngo ni musenye iyi ngoro ndayibaka ku munsi wa gatatu. Yavugaga umubiri we, avuga akazapfa akazuka. Ariko arangije dore nko gushaka kuvuga ngo iyi niyo ngoro ikenewe, nuko mwizerera muri njyewe agakiza mukakabonera muri njye. Ariko ageze ku ngoro iri fiziko aravuga ngo iyi ngoro Nero azayisenya muri 70 nibwo yayisenye, ngo nta nibuye rizasigara rigeretse ku rindi. Icyo gihe ingoro isenyutse muri 70, Imana ari iciye iteka yuko ubundi Isirayeli itakabaye yongera kuba nk'igihugu, yagombaga guhita disappearing, kuko impamvu yari yaragiriyeho yari irangiye. Mu Bakolosayi baravuga ngo byari igicucucucu kibizaba, ngo ariko umubiri wabyo wari ufitwe na Kristo. Bivuze ngo Isirayeli nk'igihugu byari igicucucucu cy'itorero ari ryo mugeni wa Kristo. Ariko uyu munsi barifata bakarasa abantu, bakica abanyapalestina, barangiza ngo ubutaka ni ubwabo. Nimba hari abantu babesikora, Isirayeli buriya butaka si ubwayo. Nta nubwo Imana yigeze ikora. Ambasaderi wa Isirayeli aza no muri UN yazanye na Bibiliya mwana. Uziko nayo mpamvu kuri Bibiliya bashyizeho ka map ka Isirayeli ngo ya kera. Uzabashaka kumvikanisha iki? Bashyizeho map y'u Rwanda. Nimba baho zazigeze muri Kongo. Bibiliya zabashaka kumvikanisha iki? Nuwango Imana yabatije ubutaka. Muri ubutaka bagira bwitwa ubwabo. Na hantu bita Makipera. Aho Aburahamu yagiye gushingura Sara akahagura. Ahandi hose bahafashe barwanye. Kankubaza ku Rwanda rwigeze kurwana rugashyiraho Kabarebe Kinshasa. Ubu Kinshasa ni yacu, Kongo ni yacu. Yasubiranye ba nyirayo. Yasubiranye ba nyirayo. Isirayeli nisubiza ubutaka bw'abandi noneho. Nimba bashaka kuba abanyakuri, mbashaka ariko kubona abakristo ngo buri mu pasteur ngiye muri Isirayeli, yego dusengera Isirayeli. Waragoryamye. Nago nanasenga isegonda rimwe nsengera Isirayeli yabicanye. Isirayeli tugomba gusengera uyu munsi n'itorero. Ugasengera Isirayeli gitwaza aba bishop barimo bamuhirika. Ubwo se urumva ni aho utagoryamye ari. Isirayeli ugomba gusengera ni itorero. Nimba ushaka kwizera muri iyo myizerere. Ntago ari iriya y'igihugu ifite nuclear weapon. Ariko imbaro mbwira ishyanga ryera ubwoko bw'Imana bufite nuclear warhead 90, ibisasu kirimbuzi 90, nta nubwo ari kimwe si bibiri 90. Waranza unkuvuga ngo dusengere Isirayeli. Nonge nabonye abantu bateguye igiterane ngo let's pray for Israel. Nibajya banabita abayisikora aba pasteur mujye mwihangana munabyemere. TMP idyo gusengera Isirayeli ifite nuclear 90. TMP idyo. Kandi ubwo mu minsi yatambutse araba umutabazi ntajya avuga Bibiliya. Nje n'impamvu navuga Bibiliya muri media nubwo ntakoze so nabashumba banyu kuko ntayo bazi, ntayo basomye, n'abantu bibereye aho gusa tumbo mbere biravanga vanze. Ariko ntacyo tube tubiretse ni bagenzi banje ni ariko nanone tujye tumenya ukuraho bashyiremo imiyaga. Ahandi hantu baguze ariko ho no bahagura n'uwahibye. Na hantu hari hubatse uriya rusengero uriya musigiti ari Aqsa Mosque. Ariho hahoze hitwa Temple Mount. Hubatse hari hubatse urusengero rwa Salomo. Ruriya rusengero rwa Salomo bajya kubaka nyibutsa uza amateka yaho. Urusengero barwubatse ku mbuga Orunani w'Umuyebusi. Urusengero rwa Salomo uyu munsi ruri mu ntuza muri oya ruri munsi ya ari Aqsa Mosque. Nubango aho rwari rwubatse niho bubatse ari Aqsa Mosque. Niyo mpamvu Bigabora bafite ibintu byinshi nakubwira. Niyo mpamvu ambasaderi wa Isirayeli muri UN Security Council yagaragaje ngo buryo Irani yarashe akagaragaza ifoto kuri iPad agaragaza yafotoreye inyuma y'uriya musigiti wa Aqsa Mosque. Nta nuguzi nicyo byari bisobanuye. Yashaka kubwira ibihugu by'Abarabu ngo murabona Irani itashaka kurasa uriya musigiti yo tutawurinda.
engegera gusa akosha ariko je abantu n'abanyamitwe akabanyaburayi rata Imana yabahaye umugisha wa filozofi kuko nanjye nkufite nakubeshyira ikirari kikuma bafite imitwe myinshi kandi itarimo ubumana. Ikibazo nuko birangira banikururiyeyo abakristo ngo babasengere. Yaba babikoraga gusa, yaba bibaga gusa, ariko bariba bakanagerekaho kuvuga ngo mubasengere, mukanabasengera nicyo kibazo. Bekaranya tunabasengeye. Reka nkubwire iki ngiki. Ni ukuvuga ngo Israeli ni igihugu kitakagombaga kongera kubaho nyuma y'uko Yesu agiye ku musaraba agapfa akazuka. Cyagombaga guhita kidisappearing. Nanguye ngo uru rusengero rwubatse ahantu hari ku mbuga ya Runani w'Umuyebusi. Iyo mbuga ya Runani w'Umuyebusi ku bantu basoma Bibiliya niho Dawidi yagiye gutambira igitambo cyoswa mu giga yaje mu isi ubwo yabaraga abantu. Imana ikavuga ngo hitamo ibihano bitatu. Yego. Guhibituga umwanzi akakwicira abasirikare ukamuhunga gatatu. Dawidi ati sinagwa amaboko y'umubisha. Ati nanone kandi kumara imyaka 3 hari inzara mu gihugu yayindi abantu barya abana babo. Dawidi aravuga ati wayobora igihugu kirimo inzara y'imyaka 3 ukaba uyo uri umwami wahe. Ati namugiga y'amezi 3. Areba amezi 3 yumva ni make. Ati mugiga ataho kugwa mu maboko y'abisha nzagwa amaboko yawe Mana. Umunsi wa mbere Imana yicamo 23. Aravuga ati kandi narindi muresha ifoma ejo ninza noneho. Ejo ninza. Bizameze areba ati iminsi 90 havuye umunsi umwe 89. Umunsi wa mbere apfuye 23 n'inzovu n'ibihumbi 3. Ahita ajya gusenga Imana. Haza umuhanuzi we witwaga Gad yari prophète personnel wa Dawidi. Niyo mpamvu nimba utunze miliyari Kigali ukaba udafite umupfumu ugupfumurira. Ukaba ufite umuprofete uguhanurira. Uri muri umuna w'ikigoryi kugira ngo utajya ndagututse kandi uri umukire. Byibuza shaka umupfumu cyangwa se ushaka umuprofete kabiri ushaka n'umugenerali. Nimba abo bantu utabafite muba mbese bari muri timu yawe uragiriye kumanga wa anytime uzisanga mu rushoko. Uzasanga uri kuririmba nk'urwa Haji w'Inyanza ngo nyine ngo sinzi uko byagenze nyine ntabyize. Shaka umugenerali umupfumu cyangwa umuhanuzi. Ubwo umupfumu n'umuhanuzi ntubashakire rimwe ushaka umwe muri babiri. Noneho iriya mbuga ya Runani w'Umuyebusi nibwo Gad yamubwiraga ngo genda utambire igitambo ku mbuga ya Runani w'Umuyebusi cyoswa. Ngo ageze yaramubwiye ati iyo mbuga ndayigura ngahe. Runani aramubwiye ati ndayiguhera ubuntu. Undi ati sinatambira igitambo cyoswa ku butaka ntatanze ibiguzi. Niyo mpamvu nkunda kubabwira nti zana iryo jana. Nuko mba nzi neza ko ibintu byo mu bwami bw'Imana niyo nabikubwira umunsi wose. Kuko mfite ubushobozi bwo kuvuga amasaha 8 nk'ibindi kubwira. Warumva nsubira kuri content twatangiriyeho. Uriko nana ndi kubisoma se? Mfite ubushobozi bwo kuvuga amasaha 8 no stop. Kandi utanandambiwe. Uretse abantu baba bafite bandoze nkeya zabo. Ariko ubundi iyo uzifite ndavuga ukumbura ryohewe. Ariko none twigaruke. Iyi mbuga Runani w'Umuyebusi yari iri ku musozi wa Moriya. Hande buramu yazamutse ajya gutamba Isaka. Reka nkubaze. Uyu Runani w'Umuyebusi Dawidi yaguze nawe iriya mbuga Runani we yarekuye yibye. Yo bari barateye igihugu barayifata. Ni nkuko twari kugera Kinshasa umuntu akaza akagura Kinshasa natwe. Kandi tari yacu. Twakabaye tuyisubiza abanyagihugu. Ibibazo tumaze kubikemura bya politiki. Abanyagihugu akaba aribo bayigurisha nimba bashaka no kuyigurisha. Ko nk'urugero intara iriya state ya Alaska Uburusiya bwayigurishije na Amerika. Yego. Birazwi. Yahoze ari intara y'Uburusiya. Alaska. Niyo mpamvu babona urubura nyine nk'urwo mu Burusiya kuntu. None ngarutse bavuga ngo rero ibi bintu birimo amanyanga menshi. Abantu bikarangira tubwiye ngo ubutaka ni ubwabo. Bikarangira Israel ishatse kwirukana abanyapalestina bose ngo hariya ni iwabo. Bikarangira ishatse kurasha abanyagaza bose ibwira Egypt ngo nibakire. Iyo Egypt bakira bari kugenda bari kuzapfa batagarutse muri Gaza. Ariko Egypt iravuga ati turohereza aid humanitaire ko ntago twe tufungura imiryango bahungira iwacu. Bari guhunga bahunze. Nicyo natenye bashakaga. N'ibindi. None iriya ntambaro bashaka kwimbaza y'iki? Yabariye abantu babicanyi babajura. Biyitirira ubwoko bw'Imana.
mbaza none twabishyize muri context neza none ubwo bigezemo ngira ngo abantu bamaze kubyumva neza already cyane n'ikibazo kimwe kivuga twebwe abemeramana wenda nanjye hari byinshi nabashe kumenyera mu kiganiro cyawe uko bisobanura abemeramana twebwe turi nahangaha iyo turi kureba iriya ntambara iri kuba yego tuzi neza ko wenda abenshi muri twe majority twemera ko imyizere ituruka hariya uko twagiye tubwirwa n'ubwo wenda wabisobanuye neza ku giti cyawe imyizere ituruka mu ijuru wenda yayicishije hariya kugira ngo batazabyirata cyane ngo babyigambe ngo tujye tunabasengera bari kwica abantu bijye bidusigira ihe shusho bidusigira dusanga cyane nk'abisilamu bajya bakora wenda siko ngo babigabanyije bajya bakorera umuntu kurwanira Imana bagakora jihadism wapi ngiye umuntu ambwiye ngo abasilamu bakoze jihad icyambere ubusilamu simbuzi no mu masomo nize muri masters korowani niryo somo natsindwaga ntago nari interese cyane baryigishaga ndangaye rero ntago nkunda kwinjira mu bintu ntazi neza niyo mpamvu muri gatolika najya nkunda kuvuga ngo icyaha cy'inkomoko niki ngo umuntu uriya mugisha papa yaragiye gutanga kubatinganya nako atanga kubatinganya uzi icyo uvuga ngo ni umugisha wo gutagatifuzwa bita binyibutsa akarimbo twarimbaga ngo umuntu maze gutagatifuzwa arangwa n'amahoro amahoro aturuka ku Mana nzima noneho bituma rero comment ku bintu bya Islam ntakunda kuzijyamo cyane kuko sinigeze mba interesse na sije yabyo yego reka twere kwinjira cyane nge naba interesse na sije y'ubukristo n'ubugoryi buba mu bukristo kubera ko nibwo buba bumbabaje kabiri hari ibintu kuko nubwo Islam ntayinjiramo ariko nge hari ibintu byinshi nyikundamo urugero abantu bagendera kuri ino ntuza bayita shariya ushobora gusanga igihugu cyose 80% y'abakobwa ari amasugi bayupima i Kigali urakoze jya wipima muri ADPR wamungana ngo cyo nwango kahasha so hari ukuntu Islam abantu bayibamo ariko babandi bo muri Middle East nakuye kabi Kigali bo ntago njya mbizera ariko abahari haraguru umva amahame yayo barayakurikiza byanyabyo ariko nta urya kipfushije nta musiramu betting kabi Kigali sha ntacyo ngutangarije ntabwo ngabi Kigali bo sindi kubavuga ndi kuvuga abahariya so hari ibintu romba kundamo ubona imyizerere yabo niyo waba utayirimo ubona ibagira abantu bari seriye kandi uburyo uza ubuseriye bwa mbere nuko umuntu ukinisha igihugu cyawe umurasa ariko nk'urugero abarokore bikanyarira bose bafashwe tubaha u Rwanda Kisekedi yabirukankana n'abantu ba fake n'ubanga ibintu byabo byose mu mwuka tuzajya mu ijuru kureba bariyo bamufatana igihugu akiri muri ibyo ngibyo ariko ukabona iriya dini nicyo nyikunda reka rero ngaruke kuri kote y'abayahudi niyo nkunda kwispecializaho cyane cyangwa se kureba cyane uti ko twumva imyizere ariho ituruka tukabona waruzanimo ijambo jihad none se ari jihad ntekereza ko amateka ya nubwo ntayazi byajyana n'icyo twita Empire Ottoman yego ubwami nyine bwa Turkiya bwitwa Empire Ottoman yaje ku expanding ubusilamu bukuzura isi cyane bukagera kure cyane ariko reka ngaruke ako n'abakristo bagiye bagira ari bo n'abakristo bakoze crusade na jihad cyabanje mbere niki habanje crusade reka rero tuvuge kuri crusade jihad yo tube tuyiretse yego nta niyo nzi ariko nanjye ukoze ku gihugu cyane nagukoraho jihad ibyo ntago ibintu nakirwa njya kubaza nakurasa ndi mu mwuka mvuga mu ndimi nta mikino ubwo umuntu ngo murasenga mujye gufata ijuru igihugu cyawe bari kukigufatana umuntu azakinira mu byawe mujye mureka imikino reka nigarukire kuri crusade aho bari nimba abantu bafashe imyizerere bagafata ubunyamwuka bakavangamo filozofi birangira bibye ubutaka bw'abandi bakica ba nyirabwo barangiza bakajya bemeza isi yuko ari ubwoko bw'Imana kandi atari bwo ubwoko bw'abajura nubwo bw'abajura babicanye ntukajye ujya kure ngo ufata amafaranga njye muri Israel kugira neza cyo ukoze najya kwiga amateka kuko amateka y'ibya Bibiliya abiwabo ariko nyuma yo kubigaho amateka ntuziga imico yabo ntuzabasengere nimba uri umuntu w'Imana koko sengera itorero sengera afite imyizerere runaka ariko twageze mu bintu
uribuka Yesu ubwo yabwiraga abantu ngo hari igihe kizagerwa batazaba batagisengera data kuri umusozi cyangwa kuri uriya ngahubwo abasengera data mu kuri no mu mwuka. Twagezeho tuva mu kuri no mu mwuka twongera kujya tuworshipinga imisozi. Ngo nagiye ngo nsengera mu mvango y'ahantu Yesu bamushyinguye ngo data we ngo numva amavuta aracucumutse. Zacunge ko atazaba muri ayo mavuta atamanutsemo n'ubugoryi, kuko ntago tukisenga Imana iri muri a physical place. Yes. Dusenga Imana ituye mu mwuka y'umwuka, tukayisengera mu mwuka. Bivuze iki? Ni ryari wambwira ko umuntu uvuga ko ari ubwoko bw'Imana none reka mvuge bene wacu b'abakristo bashyigikira nyine wenda nimuvuga ubukristo twumve ko Amerika ntago ari judaiste. Amerika ni leta ya gikristo nkuko wenda twavuga ko Israel leta ya kiyahudi. Hari icyo bitwaye? Ntago wabubeshye. Aha, ni gute abo banyamerika bajya inyuma yabo bayahudi? Donc ni gute umukristo atangira guha agaciro physical place kurenza abantu n'umubiri w'abantu? Yesu yaravuze ngo musenye urusengero ndarwubaka mu minsi 3, yavugaga umubiri we. Ariko urusengero rwubakishije izabu rwa Salomo ni mu rusengero narusenya ntiruzegero runubakwa. N'ikimenyimenyi na n'uyu munsi ntago rurubakwa. Hubatse ari Aqsa Mosque. Ni ryari abakristo twatangiye kujya duha agaciro ibitaka tutaye agaciro umuntu? Kibazo kisa cyane. Ni ryari abakristo bananiwe none se nk'urugero hari itorero ryigeze rishyiraho igiterane cyo gusengera Palestine. Israel ntiyamaze kwica 30,000 abana n'abagore, ahubwo bari gusengera Israel. Israel ntiyapfushije icyabiri cyonyine, ariko bari gusengera Israel. None se urumva turi mukore, turi abanyakuri, turi abanyamwuka, cyangwa ahubwo doze yo kwa Yafeti yaradufashe dukira ibintu utamenye ibyo ari byo bitazi nibyo birimo. Mu by'ukuri kuba ariho imyizere yaturutse bakaba barwana, none mvuge ngo iki? Mu isi kurwana igihe cyose harimo abantu bashaka kwigira ibisambo, hazaba no kurwana. Turwana mu isi kubera ko harimo ibisambo byigize byambaraga. None akaba n'igihe babandi bari kwibwa nabo bavuga ati ariko natwe turahaguruka tubamena itara. Kurwana nuko kubaho, kuko ubundi politike yaziye kugira ngo ikureho intambara, aho abantu babiri batemeranya bashaka aho bahuriza hagati. Nicyo politike ivuze, to find a common ground for two people who does not agree each other. Ariko none iyo umuntu yatangiye kubwira ati ngewe ndi gitangaza, mfite nuclear, nagukubita, nakwiba, nagutwara ubutaka, nakuzengereza, narasaba scientifique bawe, narasa ambassade yawe, habagomba kuba intambara. Kabanza ukirwanirira. Oya, bagomba kuba intambara kumwereka ngo ibyo bintu sibyo. Nuza Donald Trump akunda kuvuga iyo ari gushyigikira hari ubwo second amendment yo gutwara intwaro. Buri abanyamerika bagira amendment zisekeje. Amendment ya mbere ivuga freedom of speech, kuvuga icyo utekereza. Iya kabiri kwemererwa gutwara intwaro. Ngo mvuga icyo ntekereza, ni utabyumva neza nkure y'intwaro mbikumvishe. Urumva uburyo bazikurikiranyije. Nkure y'intwaro mbikumvishe neza. Muri make ibyo bikoreka ko umunyamerika nyine agomba kuba ari ahantu hose. Kabiri, iyo Donald Trump ari gushyigikira second amendment ba violated, aravuga ngo there is no other way to stop a bad man with a gun except with a good man with a gun. Ngo nta wundi buryo wahagarika igisambo gifite imbunda, nuko abantu hari umuntu mwiza ariko nawe ufite imbunda, akagira gute akamukuramo ububadimani bwe. Semblance ni ga nko kuvuga iki rero, ubujura n'ubwicanyi bw'abanyayisraeli nta bundi buryo bwo kububakuramo keretse Irani yuko ibagira gute, abaperesi babafatanya n'amagogi bakabatoza ingeso nziza. Nubwo buryo bwonyine bushoboka. Conclusion nziza cyane ku ntambara ya Israel iri gushoza ku bindi bihugu, urazo uti nta bundi buryo nuko bagomba kwihagarika kandi nabakoresheje imbunda nkuko urugero rutanze. Hariya muri ya ntambara
umwagreseri ni Israel na Amerika niko bamye bari niko ubuhanuzi bwavugaga kuri bwa bunini nakubwiyeho nyine Kanani bamubwira ngo uzamugaragu w'abagaragu kuri bene so yahise agera kuri Shemu aramubwira ngo Shemu ahabwe umugisha Kanani abe umugaragu we. Niyo mpamvu n'abantu basigaye bajya ngo muri za Omani gukorayo ibintu biraho ngaho utamenya ko tutari bene Kanani neze muri kujya gukora se tashe ya Kanani yarabuze mujya kumukorera ko ari cousin wanyu. Kanani is our cousin, our brother or whatsoever. Reka nkamvuga Kanani ngiye kuvuga hanga. Noneho igeze kuri Jafeti, umugisha yahaye Jafeti yaramubwiye ngo may the Lord make Jafet so great. Iri jambo rirakomeye. Umugisha wabwiwe abanyaburayi n'abanyamerika. Waravugaga ngo may the Lord make Jafet so great so that he will dwell in the tents of Shem and share his prosperity. Ayo magambo avuze mu Kinyarwanda. Urafise ongera tugende dusobanurira. No ninjya mvuga Jafeti uvuga imigabane nkako nakubwiye babyaye bantuza. Nimvuga Shem uvuga umugabane ntuvuge Shem nka Shem. Ngo may the Lord make Jafet Uburayi na Amerika. May the Lord make Europe and America so great. Yes. So that he will dwell in the tent of Shem. So that he will dwell in the tent of Asia, yes. Middle East, and share their prosperity. Mukandi biba amavuta yabo. Arinda sharing a prosperity ya Shemu nyagukubitwa n'inkuba. Nta gafite philosophy Imana yamuhaye mu Burayi. Byose reka twigarukire wacu. So intambara rero ziriho kubera ko hari abajura mu isi kandi abo bajura bagomba kubakuramo iyo ngeso mbi. Ndako abantu benshi ngira ngo bicaye bari kwiga bagomba gukurikira kino kiganiro ugarutse ku bintu by'ubuhanuzi by'ubuhanuzi buti ngenda bwemera abantu benshi bagiye basaba ati no kwereka ubwenge mfite uvuga ko nemera ubuhanuzi kandi koko nawe ugaragaza ko ari ubuhanuzi uryamyeho kuko hari igihe Afrika izatera Imana iravuga kunuza